Amahoro kuri mwese inshuti z'umusaraba mwese kumera y'isi ndabasuhuje nibutse umuntu umwe nasuhuzaga abantu hirya no hino ku isi we akambwira ati ngo ko utadusuhuje ndabasuhuza abari muri Amerika ndabasuhuje umugabane wa Amerika Oceania ahantu hose abari muri Europe muri Afrika ahantu hatandukanye Aziya mwese kwaguhoberana kwera Paulo yavugaga ndabahobeye mu izina rya Yesu hari abantu twari dukumburanye mu ijambo ry'Imana mwese amahoro y'Imana mubana amahoro ya Kristo mubane twagarutse nkuko bisanzwe tw'Imana yakaramatiyo umuvuga ubutumwa bwiza sobanura inzozi n'ibindi bintu byose Imana igenda icoboza n'ubuhanzi muraje mubona indirimbo vuba abantu bakunze indirimbo yitwa ijwi ryawe ndaje bahe indirimbo cyashya ziri mwabura buryo n'amavideo n'ukuri mwabura buryo bw'ikiyumbe ame twagarutse rero shaka gusobanura inzozi ariko ndababwira no ku ijambo ry'Imana aho gato kuko inzozi zose zisobanurwa n'ijambo ry'Imana noneho ubundi mbaganiriye no ku nzozi nzibasobanurire shaka kubasobanurira ibintu by'umugisha inzozi zivuga umugisha kurota ubundi bavuga kwica ibihumyo ntabwo bavuga gusoroma mu kinyarwanda cyiza bavuga kwica ibihumyo kwica Imegeri kuroba amafi ukarota uri kuroba amafi ufite inka neza nziza uri kuziragiye bimeze sawa zanga iz'imishishe zavugaga umugisha burya nazo burumbuke ibintu nk'ibyo kumva z'umwami yarose z'umwami yarose zari zirimo zira ntabazimu zari urabwimina none bwari ufite abadayimoni none hari igihe urota ibintu by'ibifuru biri mu rugo ibintu nk'ibyo ibyo nabyo ni umugisha iyo uri gusarura byo ni amasezerano yawe ari gusohora ariko iyo ziraho ziri mu rugo we wanubona ni sawa ibyo nabyo ni umugisha nababwiye n'ubushize akavura k'umugisha k'urujoboba urujojo banaye ku kinyarwanda amen hanyuma urujojo no ku bihumyo buri ibihumyo barabyica Imegeri barazaha ibyo muzaha bavuga kwa Imegeri ubwo nibyo ngiye kubasobanurira rero ibintu byo kwica ibihumyo kwa sinari nkazi aruzize ibintu by'ikinyarwanda rwose cyane by'ubunyamakuru ubu bwose ukumva rero arabindusha by'ikinyarwanda cyiza ariko nanjye hari ibyo Imana yagiye inyigisha ame kadutangire noneho duhamagara ubwiza bw'Imana bubane natwe duhamagara ijuru ribane natwe duhamagara abakerubi n'abaserafi babane natwe duhamagara imbaraga izindi zavanye Yesu mumva turibuka ko turacyari muri Pasika nemona kita bosa ya Kristo imbaraga zavanye Yesu mumva amen marayika agahagarara hejuru y'igitare akakibirindura arangiza akacicaraho haleluya izo mbaraga zaciye n'inyanja itukura kabiri izo mbaraga nizo tugiye guhamagara zavanye Lazaro mu gituro kugira zibane natwe ubundi noneho mbasobanurire ibyo byose maze kugenda mvuga to gushima izina ryawe rikomeye Yesu wakoze kuturinda waraturinze kuva umwaka watangira mu kwa mbere wabanye natwe mu kwa kabiri mu kwa gatatu tugeze mu kwa kane mu kwa gatanu tuzakurya kwa gatandatu mwaka mpaka urangire yakubaha Imana ushimwe kujubana natwe turakwingiza nyakubaha Imana imbabazi zawe tugaragare n'urukundo rwawe tangirana natwe muri iki kiganiro imbaraga zawe tuzumve zigenda mu izina rya Yesu tunyere borasti ya keta tunyeganije imbaraga z'umwijima dukubise abadayimoni bose baturwanya dukubise hasi byatwibagiza duhamagaye Imana daturwa n'umwuka wera duhamagaye imbaraga z'ijuru duhamagaye abakerubi n'abaserafi ngo babane natwe batuzengurukire kwirevora ya gerevanse ya keta uko wabanaga na Mose ubane natwe kurushaho mu izina rya Kristo Yesu amen. Tugiye kubanza twasoma ijambo ry'Imana kuko inzozi zose zisobanurwa n'ijambo ry'Imana amen. Twihute noneho nari mbabwiye ngo turi mu minsi ya Pasika ndagarukaho gato simvuga ibintu byinshi cyane nyuma yo kuva nyuma yuko Yesu yazutse yapfuye akazuka ubundi ikintu yakurikijeho ni ukwiyereka abigishwa Yesu yiyereka abigishwa bafungiranye bagize ubwoba ati
wa mutipe yaducitse yaducitse kandi yari kuzaba perezida tugasigara tumwungirije. Mbese akabiyereka bari ku nyanja ya Tiberiya, barobye ijoro ryose nta n'agatubu naki. Aho rero tugiye kuhasoma, tuvuye muri pasika, noneho ngiye gusobanura inzozi z'umugisha ariko dushingiye no ku ijambo ry'Imana, icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Ariko neza, mbese umva birajyanye neza. Yesu amaze kuzuka, ubundi ibintu yakoze ni byo gutanga umugisha, abaha amafi, Kurota uri kuroba amafi ujyana umugisha. Kadusome mu izina rya Yesu twihuse. Kuri 20 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, kuri 20 haravuga ngo, titiri iravuga ati kuzuka kwa Yesu. Kuri 20 noneho katwihute hano kuri 21 twisomere titire gusa. Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Tugarutse hano inyuma kuri 20 urareba kuri titire haravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa be Toma adahari. Ni ibintu byo kwiyerekana gusa, abiyereka. Kandi Yesu yiyereka abantu bari mu bibazo, abantu babuze amahoro akabaha ihumure, abantu bafite ubwoba akabahumuriza, abantu byacanze akabicangura, abantu bari kubona ntanzira akazica, abantu bari kugambanira Yesu akagamburuza iyo migambi ya Satani. Mbese abantu bari mu byago babuze ibyo kurya, abantu bagize intege nke, Yesu akora ikintu nyuma yo gupfa akazuka. Yakoze ikintu cyo kugenda yiyereka abigishwa, akababwira ati murebe ya ngovu sha, murebe ya ngovu, murebe. Agasanga ntacyo kurya bafite, agahita ababwira ati muhindukize urushundura. Katubanze twasoma hano noneho, ubu turi mu minsi yo kwiyerekwa na Yesu. Yesu kwiyereke. Haleluya. Tuvuye mu minsi yuko yapfuye akazuka. Bari bagenda twiyereka. Ubu rero iki etape tugezemo ni yo kugenda kwiyereka. Mu rugo rwawe mama akwiyereke, muri business akwiyereke, aho uba akwiyereke, aho wiga akwiyereke, aho ucururiza akwiyereke. The sticky double akire vola kagenda yiyereka. Kagenda yiyereka, mbese agakora ikintu cyo kwiyerekana. Urwaye akwiyereka gukize. Mbese bwa buzima bwose bwanze guhinduka. Turi mu minsi yo kugira amadeni yiyereka abantu. Amadeni aragatsindwa n'Uwiteka. Yesu we twiyereka amadeni. Yiyereka abazina ku madeni atwiyereke abashonje. Kandi muri ndareba ngo numiteho umukiza. Kugendera abandi nanjye nunsige. Nanjye nisige nawe ntugusige. Abashonje Imana igire gute? Yesu abiyereke. Turi mu minsi yuko Yesu ari kugenda yiyereka abantu. Noneho nyuma y'ibi byo kwiyereka niho yababwiye ati, niho yabasezeranyije ibintu by'umwuka wera. Ubwo nyuma yo kwiyerekana kwa Yesu tuzagera ku nyigisho z'umwuka wera, nazo nzazigisha n'ahantu hatandukanye hose muzambona bigisha inyigisho z'iki z'umwuka wera. Kadusome 21. Hitira ngo Yesu yiyereka abigishwa ku nyanja ya Tiberiya. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Yiyerekana cya Simoni Petero na Toma witwaga Dido na Natanayeli w'ikana y'Igalileya na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe. 3 nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha ijoro ryose ari ntacyo bafashe. Kane umusekera amaze gutambika Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibabimenya. Hagiye Yesu aza n'ubimenye, akaza gukora mu bimenye kwari we. 5 Yesu arababaza ati yemwe bana banjye mufite iki? Mufitiye icyo kurya? Muri iyi minsi hari inzara cyane rwose, tujye tuvugisha ukuri. Hano mu Rwanda hari inzara. Baramusubiza bati uretse ko abantu bizeye Uwiteka bakoreye Imana mutazicwa n'inzara muhumure. Baramusubiza bati ntacyo. 6 arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato
murafata nuko barujugunya murafata nuko bararujugunya ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari zabaye nyinshi. Wabyumvishe? Inzozi zose zisobanurwa n'ijambo ry'Imana. Rero Yesu yari ari gukora ikintu cyo kugenda yiyereka nyuma ya Pasika. Nabisobanuje aho utukaciramo ibyawe, Yesu akwiyereke. Hano nabigishwa nyuma yuko Yesu apfa, Petero Simoni Yesu ababwira ati umva, uyu mugabo twari tuzi kazaba perezida, tukaba ba guverineri, ba minisitiri w'intebe, tukaba bamwungirije, none araducitse. Mwaje tukisubira mu byo twahoze, gusubira kuroba, gusubira mu byo wahozemo. Asubira ku nyanja. Kandi ijambo ravuga ngo n'ibipfatiro z'umukristo zisenywe, umukiranutsi yakura iki? Bano ele kotibo la stikiye mona zari. Imfatiro zabo z'umuntu bari biringiye bagiraga inzara udufite ungahe n'udutsima kabitubura. Ubu bari kuvuga ati ibintu byo gutubura byo kudutuburira ntibizongera kuba. Babyo ibintu byo kuvuga yakishije nabo babonaga sexe. Bakishije abapfuye abazweni nabyo. Ibintu byose by'ibitangaza nabyo, ibirema wapi. Uyu muntu abaduhemukiye. Baravuga ati umva katwi Petero arabakusanya arabakoranya ati naje bisubirira aho bahoze kuroba. Hari abantu imfatiro zabo zisenyuka, hari abantu bagira ibyago, mugabo wawe agapfuga ahita ubivamo, umukunzi wawe akagenda ugahita ubivamo. Oya, n'ibipfatire bola kitabo siyavona mona zaya. Fatiro z'umukiranutsi zisenywe, umukristo yakora iki? Urasenga, ntabwo usubira mu byaha, usubire kuroba. Rero bagiye kuroba, umva we ibintu bitarimo Yesu ntakigenda. Yutaye Yesu nawe araguta. Nkunda kuvuga amazero na 20 yonyine nta kamaro bafite, ariko amazero 20 shiraho rimwe ribora kirevana ziyaketa agira akamaro. Haleluya! Iyo ufashe amazero 20 yonyine nta kamaro bafite, fata amazero ushiraho rimwe. Ayo mazero ni ibintu n'abantu, rimwe ni Imana. Imana yiri mu byawe ibintu bicamo bigira agaciro, rimwe yiri ku mazero 200 bigira agaciro, ariko amazero 200 yo ntari mwihari. Amen. Bari bagiye nelebona kilevo akakamusinzire bamukumvishe. Haleluya. Bari bishoye ariko ubuzima bwabo butarimo Yesu. Bari bishoye nangingi barengera. Bari bishoye lebona kitabusi. Muri ndarimbo saventi mu mwijuru imbere y'Imana afite umuntu uvugira. Bari bishoye nta muntu bavugira. Haleluya. Baragenda ngo dore ngo baririza ijoro ryose ngo bararirara. Kandi Petero yari n'inzobere mu kuroba. Abenshi Yesu yabahamagaye baroba. Ni ibintu bari bamazimo imyaka, bari bafite ikilebola stiaki, bari experienced mu bintu by'imirobere, babizi neza. Petero ashiramo hajya n'ingashi byakindi baroba, niba nisinze uburyo bakiye icundura. Hewe Kristo we akubita n'icundura, njya mbona bimeze nka supernet. Ashiramo abandi barakurura barazamo, ashiramo tekinike hayewe uburyo bwose. Hari n'ubundi buntu basheko, ariko ziko Yesu yari yarababwiye azabagira abarobyi b'abantu n'amafi akumva. Haleluya. Bararoba ipakunda umuntu yiciye inzira yavuye kuri Yesu, ukaka keredi bikanga, ugacuruza ugahomba, ugakora ibiki byose bikanga. Haleluya, bashira mu bwenge bwose. Guma kwa Yesu nuje kuroba. Kujya kuroba lekine mona stikia mona lavoye dabostikia mona kopa. Kujya kuroba ni ugusubira mu byaha. Ugusubira mu byaha ugasubira aho wahoze. Nisinyire y'ibyaha. Bakesha ijoro ryose nta n'umutungu nta n'igikeri. Hari ibintu byihuta kujya mu sanga igikeri kitambitsemo imitubu ibiki bya bintu byanakigenda. Nihagira na kamwe kagera muri iyo nuza muri icyo kintu baroberamo. Noneho ngo umuseke utambitse, kano kantu k'umuseke
Haleluya. Umuseke ugutambikire. Nasomye ijambo ry'Imana muri Luka riravuga ngo kubw'umutima w'imbabazi uw'Imana yacu ngo nicyo kizatuma yewe nk'umuseke ugira gute udutambikira. Museke negine modesty yakida volaste yagene mona zaya. Amen. Nicyo kizatuma umuseke ugutambikire. Umuseke ugutambikire mu byo ukora, aho ugenda huba, umuseke ugutambikire aho wiga, aho urara, mu rugo rwawe, umuseke ugutambikire muri business, mu kazi ukora, umuseke ugutambikire. Kuko umuseke utambitse Yesu aza yihuse mu byaha. Umuseke utambitse ngo Yesu ahagarara mu kibaya, ngarababwira bolakire vose ngo nibamenye wari we, arabegera arababwira ati ngo bana banje ngo murashaka iki? Ngo murashaka ibyo kurya. Ubwo mwabona abantu rero n'abantu babeta ngo twara ijoro ryose habe n'iki habe n'umutubu habe n'iki yewe twarobye. Urabizi ko wadusanze turoba, urabizi aho wadusanze Petero, murabizi ko ari umuhanga, aba bose murabizi ko ariko twagerageje twareponi kwa kundi wirwanirira ibintu bitarimo Yesu, nta kigenda nta kamaro bolaketa postea, ugacuruza inyanya zigahomba, ugakora ibiki bigahomba, kandi Yesu agushaka mu bye. Garukira huse mu bya Yesu. Pasitavone kode da postaya. Ndumva hagiyemo n'ibintu byo kubwiriza kandi ariko n'ijambo mwamuri bamwe mwabunangumbuye. Haleluya haleluya haleluya. Ijambo riba rikenewe. Amen. Kuko ijambo turivuganiramo n'Imana. Ngiye kuza nsobanura ibintu by'inzozi turaba tunari gusoza, ntabwo nshaka ibintu byo gutinda. Amen amen. Ngo Yesu abitegereje abona uburyo bafite inzara, abona uburyo bashaka ibyo kurya, ngo abitegereje arababwira ati nubwo mwaraye ijoro ryose, hari amajoro waraye, ariko Yesu iyo ahageze atambikisha umuseke, azana igitondo ku buzima bwawe. Hari amajoro waraye biranga, hari ibyo wakoze biranga, rero ko diagnostic nuko Yesu atarabirimo. Yesu ibintu abirimo biremera nk'umuseke utambitse. Yesu arababwira ati urushundura rwanyu ubundi mwari mwarushize ibumoso, ngo ni mu ruhindukiza. Hindukiza ibyo wakoraga bitarimo Yesu, garuka kwa Yesu, ngwino reba ubundi buryo. Rekotia mona sia, rekotia mona na kota bosaya. Haleluya haleluya. Ngo reka bahindukize. Yewe Kristo Yesu aba dore ngo barahindukiza, bakura ibumoso bazana iburyo. Dore ngo barafatisha amafi, dore ngo barafatisha amasonzi, dore bya kapiteni we, dore bya tirafiya yewe, dore ibifi we, dore ibifi, dore ibifi, dore ibifi yewe. Barakurura cya kiriya kintu bashiramo bari kuroba. Haleluya haleluya haleluya. Barakurura amafi ntibakibasha, baba batakibasha no gukurura amafi yabaye Imana bagahindukiza. Kuko kumvira Imana ugahindukira. Imana itukuremera ikintu cy'umunsi. Amina. Kumvira Imana gusa. Undi umuntu bavuze ngo kumvira biruta ibitabo. Dore ngo barakurura amafi ararembera, hajyamo amasonzi. Amafi rero kurota urukundo. Hari abantu barota bari kuroba amafi cyangwa uri kuyarya n'umugisha. Umugisha Imana yawuzana mu mafaranga ukunguka n'ibiki byose. Yose uri kurya amafi cyangwa uri kuyaroba ni umugisha Imana ibiri kuguha. Icyo kintu nikivivutse. Amen. Twihute ku nzozi zindi zijyanye n'umugisha. Yose uri kwica ibihumyo. Yose uri kwica ibihumyo nabyo ni umugisha. Ariko byo ni umugisha w'akanya gato utamara igihe kirekire. Urukumva wenda ni urugero, ushobora kuba ushaka gukora nk'ubukwe, noneho uri kuvuga ati nta nkwano mfite, ntabi mfite, ibi ntabyo. Kurota rero uri kubyica, Imana ibiguhaye inkwano, ibiki byose, ibintu byose bizakora muri bwa bukwe, ikaguha n'ikiraka ugakoramo nka miliyoni zingahe zizarangizanya na bwa. Ni umugisha ariko utari w'igihe kirekire, nawe ntabwo ari mubi. Ni Imana ibigukoreye intervention rapide, yihuta cyane, yihuta bitewe n'ikibazo ufite. Bitewe nuko kimeze, mbese Imana ikamanuka vuba vuba ikagikora mu gicuku cyane, bikitamura ku nkingi y'igicu, igitangaza ikagituritsa. Uwo ni umugisha. Ni Imegeri. Hajya ngo n'uburoti uri kugera uruko kakandi wavuze kwaha ibyo byo kwaha. Ku bantu batazi icyo kwaha ni nko kuzisoroma, ariko ibyo ni babivuga mbibiyemo gato. Haleluya. Nazo
zimeze nk'ibihumyo, ni umugisha nawo w'akanya gato. Ibintu by'imvura, akavura k'urujojo keza kakunyagira, nabyo ni umugisha. Ibintu by'amafuru ukabona yanyagiye nko mu iwawe, nabyo ni umugisha Imana iri kuguha. Aho ujya uvuga ati Imana impaye umugisha, aho ncururiza, aho mba, Imana impaye umugisha muri bizinesi, aho niga, umugisha wo gukundwa, umugisha w'amafaranga, umugisha ikuye ibirwara iwacu, ibintu nk'ibyo ni umugisha Imana iba iri kugenda iguhereza. Amen. Wabyumvishe izo nzozi? None hari igihe ziriya nka z'imigisha, hariho n'inka z'umugisha, ntabwo inka zose ari abadayimoni. Hari igihe urota nk'inka uzirimo umeze neza, z'umugisha neza n'ikivuguto byose. Hariho n'inka z'umugisha rero nka ziriya Yosefu umwami yarose, inka 7 z'iminanu n'iz'imishishi. Ziriya z'imishishi zari z'umugisha, uburumbuke, ibintu bikamera neza. Abantu bose rero barota inzozi zimeze utya, ukarota uri kwica ibihumyo, n'ibyo niba kwa ibyo by'Imegeri, ibyo uri kuroba amafi kwa Imegeri. Uri kwa Imegeri, hariho n'abantu baroba amafi akananirwa kugiterura. Ati narobye igifi kinini we, ngo nanirwa. Umugisha Imana ibiguhaye, igifi udashobora guterura, uhamagara n'abaturanyi bakagufasha guterura. Ni umugisha uzabona iwawe n'abaturanyi ukagenda ubapangiraho, bose bagufasha guterura ukabakurira amafu. Aleluya. Niba nashaka kubasobanura rero izi nzozi, turakomeje nakagaruka, ariko abantu basubiye kukuroba, mugaruke nukujya mu byaha, mugarukiraho. Yesu aracyabafitiye imbabazi n'ibambe, kandi Yesu ni ukuri atangira imbabazi ku buntu. Amen. Ugaruke, niba warasubiye kuroba, waragiye mu byaha, ugaruke kugira umugisha wawe. Hari umugisha wabuze kuko baraye ijoro ryose nta kintu bafatishije. Niba warasubiye kuroba, garuka wumvire Yesu, urushundura urukure ibumoso, ushire iburyo, ubundi ibintu byose bice, mufatisha amafi, byose bigende neza. Urakoze nyakubahwa Imana kubw'ijambo ryawe, tugushimire kirevoza kitabosaya ko wabanye natwe. Umuntu wumvishije ijambo yaraguye, yarasubiye inyuma, akaba ahisemo kugaruka, nyakubahwa Imana umubabarire, kandi imbabazi zawe zibane nabo. Hari na bantu baba batari bakira agakiza, baba batazi ibyo barose, ariko ahisemo nyakubahwa Imana kwatura izina ryawe, nawe uhita umuha agakiza mu izina rya Kristo Yesu. Ahisemo kukwizera. Urakoze. Rero hari n'abantu baraye ijoro ryose ntako batagize, byabacanze, ariko ntibafatisha n'ifi. Tanga nyakubahwa Imana umugisha wawe ku bantu bagutegereje. Hagira amasezerano nyakubahwa Imana, hagira amasezerano. Ariko hari n'akandi akantu wagasobanura ko kurota inkoko irariye amagi ni amasezerano. Kurota ndakibutsa, kurota inkoko irariye amagi ni amasezerano. Iyo ugiye ukarimena ni amasezerano nawe gucitse. Kurimena ni bibi cyane, uri kumva? N'abandi bava mu masezerano nayo nta mpamvu, cyangwa Satani akunyaze. Hari ibintu Imana yagusezeranije ugasanga Satani arakwibye. Urumva, ujye uhita usenga uvuga ati ririya ryanjye ndaribohoje mu izina rya Kristo Yesu. Kurota inkoko ituraga noneho ni amasezerano yawe aba ari gusohora. Noneho ibyo ntabwo nari nabiteguye, ubwo babije. Amen. Hari igihe ituraga agaca nako kagahita aho hari abantu banyazwa amasezerano yabo. Tujye gusengera nabo bamasezerano. Ikindi, kurota usarura, ugasarura wenda n'ibishyimbo nk'iki uri kubica byeze, ni amasezerano yawe aba ari gusa. Imana yakubwiye kujya Amerika, kurota usarura, uriyo neza wuriye indege tayari. Kurota usarura. Wabyumvise? Hari n'abantu barota umurima asarura igihande kimwe, ikindi wapi. Hari n'abantu babona bitari byera. Wowe ubona bitari byera, igihe cyawe cyo gusarura nticyari cyagera. Tegereza wihanganye. Yuriye ibishyimbo bidahiye bitera ubwangati. Tegereza ibishyimbo byawe, inkono yawe ishe neza. Hari n'abasarura ibiboze. Ni kwa kundi ufata ibintu bitari mu mugisha wawe, bitari mu rekitapostikiye monaza. Hari umukobwa nasobanuriye inzozi, niba rejo utarejo nejo bundi ha. Urumva? We none yafashe ikintu kiboze,
cyangwa ukabona ibipapayi birahishije we amasezerano yawe ari ready yo gusohora kubona uri kubimanura ewana tayari Imana iba yavivuye akazi ukinjiyemo ibiki byose ifaranga rije ikwaca kurota imineke ntajya babyita kamarasenge batundi dutoya kamaramasenge ujye witondesha Inyarwanda turiya ukabona kose karahiye naho ni amasezerano yawe aba ari ready mu gusohozwa. Hari igihe ubona igitoki cyose rero ukabona igitoki cyose ni igice kimwe gihiye ahandi ntihahiye yose nawe ntiyaba yaravayo, cyangwa ukabona igitoki ni cyari cyashya harimo biri kujya gusha hariya ni ugusenga haleluya kugira Imana isohoze ibyo yavuganye nabo. Hari n'abantu batinze mu masezerano ngiye gusengera abantu banyazwe kabone ukarota ikigori kiriho ibihanga bigiye bitaruka waranyazwe urumva mbese ibintu nk'ibyo bari abantu baba baranyazwe Satani akabibira ibyaha. Aba bantu ngiye kubasengera nabo Imana ibagiriye neza muri kumva ibyo by'amasezerano bijemo n'abantu bacumujwe n'amasezerano muhumure niba Imana ari yavuganye namwe mutaravuganye n'umuhanuzi mutaravuganye nanje Imana ivugira mu nzozi neza. Ibyo Imana yavuganye namwe no kubikora izagera gute izabikora. Ejo bundi herutse gukora ikintu cyo guha Aburahamu umwana mwiza cyane w'umusore umeze nk'uwanjye witwa Isaka sanasi haleluya amen umusore w'umugisha neza Isaka ageze mu myaka 100 amen. Na jambo Imana ijye ivuga ngo rihere Imana izabisohoza. Ibintu nabyo byari bijemo ntabwo nari nabiteguye ubwo nyine urukumva nawe ahantu babiturutse amen. Katsezera abantu nsengera abantu banyazwe Imana nsengera abantu banyazwe. Abantu ugasanga bari bafite amasezerano y'ingo ugasanga baruvuyemo Satani arabanyaze yo gushaka abagabo yo gushaka abagore Satani akabanyaga y'akazi bakabirukana abanga basengeye akazi kabo ndakabohoje ndakagaruye mu izina rya Kristo Yesu kandi n'abacumujwe n'amasezerano baye kwihangana mu izina rya Kristo Yesu. Sohoza ibyo wavuganye n'ubwoko bwawe ubisohoreshe imbaraga zawe utanga umugisha kuri buri muntu wese ukurikirana iyi channel ya Elayo TV n'abasharinga ubakubita umugisha wawe nyakubahwa Imana restikiye mona za keta nawe yahisemo gukizwa uha umugisha wawe. Urakoze kuri kumwe natwe kwiteka mu izina rya Kristo Yesu amen. Nuko ikintu cyo kugenda udasharinze abantu bagenda badasharinze bisangize n'abandi bisangize n'abandi kwisi yose nabo bumva ubutumwa bwiza. Ndabakunda cyane. Shalom 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 amen.